abagabo mwe ntacyo muzaba, kandi n'ibintu byose mwabuze muzongera mubigarurirwe, kuko muri iyi nyanja twatakaje byinshi. Ariko nimuhumure, nongeye gushima Imana ko inyemereye kugaruka hano. Ntabwo ari ubwa mbere tubanye. Imana ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Betty. Ndi umukristo, ndakijijwe. Yesu yangiriye ubuntu, ampa kumwizera, ampa kumumenya. Ibyo ndabishimira Imana. Amen. Amen. Haleluya. Kandi ubwo mperuka hano twagiranye ibihe byiza, numva ndanezerewe, numva ndabakunze, numva itorero ndaryishimiye. Kuko uhereye kera kose abantu iyo bari mu nzu y'Imana, Imana ibana nabo. Amen. Nshimiye kandi abashumba bantumiye kugira ngo nze tuganire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri hano muri Zaburi. Zaburi igice cya 11. Zaburi 11. Kadusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Zaburi 11 igice cya 11 murongo waho wa 3 haravuga ngo niba ifatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Amen. Hano haravuga ngo Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo umutima we urabanga. Reka twongere kandi dusome hano mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 27. Byakozwe n'intumwa ibice 27, turasoma umurongo waho wa 24. Reka nsabe umwe adusomere. Reka dusabe uyu muririmbyi uri hano imbere adusomere. Akambwira ati Pawulo witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kaisari, kandi dore Imana iguhaye nabo muri kumwe bose. Nuko nimuhumure mwabagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe. Amen. Nuko nimuhumure mwabagabo mwe, mwizere Imana kuko bizaba nkuko nabwiwe. Amen. Haleluya. Nabonye hano muhimbaza Imana, nabinezererewe, nanjye reka nyihimbaze. Amen. Yesu intare yo mu muryango wa Yuda, turakwemera, ni wowe ufite urufunguzo rw'ibizaba kuri buri wese. Turakwemera, wowe ukinga ntihagire ukingura, wakingura
bakiyemera mu mpera mu makuba mu byago turacyayemera ko n'Imana ikomeye n'Imana ikora ibyo abantu badashobora. Amen. Amen. Ishobora gutinda cyangwa ikabanguka, byose irabikora. Ku munsi w'amahirwe yawe uzayihimbaze, byose biva mu rukundo rwayo, nibwo bumana bwayo, nibwo bumana bwayo. Nanjye reka mbabwire uko nayibonye, n'Imana ishira ikuzimu kandi igakurayo, n'Imana iherekeza ijambo ryayo ikarisoza, izishobora kukubaza kandi nakwemera. Nibwo bumana bwayo. Nanjye reka mbabwire uko nayibonye, n'Imana igira icyo ikora ikagikomeza, n'Imana iherekeza ijambo ryayo ikarisoza, zishobora kukubabaza nawe kandi nakwemera. Nibwo bumana bwayo, nibwo bumana bwayo. Hano hose twambukiye inyanja, turayigenda dufata hakurya, hano si intsinzi y'abera, nimuhumure. Haleluya, haleluya, turi kumwe. Haleluya, Imana ishimwe. Haleluya, Imana irakora, Imana iracyariho, Imana iracyavuga, Imana iracyatabara, Imana iracyumva amasengesho, Imana iracyarengera itorero, Imana iracyavugana n'itorero. Tuzamura aya maboko tuvuge ngo Mana, icyubahiro n'ubutware ni ibyawe, icyubahiro n'ubutware ni ibyawe. Ijambo ry'Imana twasomye. Amen. Ni ijambo numva ashaka kubaha ngo murifate nk'impamba. Riravuga ngo niba imfatiro z'isi zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Imfatiro z'isi niba zisenywe ukazinduka ukabona zashenywe, umukiranutsi yakora iki? Umukiranutsi yakwizera. Amen. Amen. Impamvu nkunda kuririmba nuko mu ijuru nta kindi tuzakora, tuzaririmba. Amen. Mu ijuru ntabwo tuzapreaching the word of God, mu ijuru tuzaririmba. Amen. Amen. Haleluya. Tuva nezerewe Imana, ndashaka ko tuganira. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Twasomye ijambo rivuga ngo niba imfatiro z'umukiranutsi zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Bibiliya irambwira ngo umukiranutsi yagira ate? Yakwizera. Ndashaka kubabwira imfatiro zirindwi umuntu yubakaho ariko zigasenyuka. Imfatiro zingahe? Zirindwi. Imana itugirire neza. Urufatiro rwa mbere ni urw'ubwiza. Ubwiza ni byiza, ni urufatiro rwiza ariko rurasenyuka. Imana itugirire neza. Tujya tureba abantu beza bakajya no ubu n'abamisi bariho, ariko iyo uriya muntu yamaze gutorwa yumva ari ku rufatiro ariko ni rwiza ariko rurasenyuka. Ubwiza. Ku bantu bakunda kureba kuri kuma Instagram, ama social media, hari urufatiro abo bajya bita ngo basireye queen. Mujya mubumva? Buriya sireye queen aba yumva ariho. Urwo ni urufatiro rwiza kuko ni mwiza ariko rurasenyuka. Uyu wanditse aya magambo ni Dawidi, aravuga ngo niba imfatiro z'umukiranutsi zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Mwibuka ko uyu wabyanditse yari umwami, akaba umuhanuzi,
akaba umuririmbyi. Urufatiro rwa kabiri ni ubutunzi. Ubutunzi, abana ni ubutunzi, amafaranga ni ubutunzi, amazu ni ubutunzi, ni urufatiro rwiza. Ubutunzi ntitubushaka, ni rwiza ariko rurasenyuka. Urufatiro rwa gatatu, urufatiro rwa gatatu ni amasezerano cyangwa promesse des hommes, amasezerano umuntu ahabwa n'abantu. Umuntu ashobora kugukunda akakubwira ati nguhaye, undi akakubwira ati nzakugirira gutya kubera ko hari icyiza yakubonyeho. Amasezerano. Ariko rimwe na rimwe amasezerano duhabwa n'abantu hari igihe batayuzuza. Ariko isezerano twahawe n'Imana, Bibiliya ngo irikurikirana ibihe ibihumbi. Amen. Nubwo umuntu yananirwa kuyuzuza, ariko Imana yo iri inyuma y'ijambo yavuze kugira ngo irisohoze. Amen. 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 Amasezerano. Urwo ni urufatiro rwa gatatu. Urufatiro rwa kane ni friendship, ubushuti. Ubushuti, kugira inshuti ni byiza, zirafasha. Ariko uru rufatiro nubwo ari rwiza ntabwo ari urwo kubakaho, kuko ubushuti bujya busenyuka. Umuntu ashobora kugukunda ariko igihe kikagera ubushuti bukagira gute? Bugasenyuka. Imana itugirire neza. Ubushuti hari turebye urufatiro rwa gatanu, ndihuta, ni urufatiro rwa gatanu, ni urufatiro rw'ubuzima. Kuba ufite ubuzima, kuba wumva uri muzima, kuba wumva ugenda, mbese ukumva ufite ubuzima. Imana itugirire neza. Ariko Yakobo yaranditse aravuga ngo ubuzima bw'umuntu ni iki? Ngo ubuzima bw'umuntu ni nk'inyamaswa zipfa. None umuntu umubona ari mwiza, ejo ukabona yagize gute? Yahindutse ukundi. Ariko arakomeza aravuga ngo mwubake ku rufatiro ari rwo Kristo. Iyo niyo ntego, kubaka ku rufatiro ari rwo Kristo. Urufatiro rwa gatandatu ni future cyangwa ejo hazaza. Fitiri, ejo hazaza. Ejo hazaza abantu bose bahangayikisha. Iyo witegereza abantu ubona bakora cyane, ukabona barashaka ubutunzi, ndetse n'ibibazo byinshi tuba twibuka ejo hazaza hazaba hameze hate, ejo nzarya iki, ejo nzambara iki. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ejo hazaza h'itorero, ejo hazaza h'abakristo hari mu biganza by'Imana, kuko ejo hazaza ni Imana izi bizakuba ejo. Wowe ntabwo wabimenya, ntabwo uzi uko bizagenda mu kazi, ntabwo uzi ubu none ushobora kuba utanagafite, ariko kuko Imana ifite future yawe mu biganza byayo. Bwana sifiwe sana. Imana ifite future mu biganza by'abana bayo. Ejo hazaza higukanga, ejo hazaza h'abantu b'Imana hari mu biganza by'Imana. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Urufatiro rwa karindwi ni icyubahiro. Icyubahiro. Urufatiro rw'icyubahiro. Icyubahiro ni cyiza, ariko turi kumwe bene data. Urufatiro ni rwiza, ariko ejo hazaza nubwo abantu bona habahangayikisha, icyubahiro abantu bakagishaka cyane. Umuntu iyo utamwubashye ubona rwose abangamiwe. Icyubahiro gituma abantu bareka gukizwa, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ukuri. Icyo cyubahiro dusomye hano muri 49 Zaburi umurongo wa 20. Ejo hazaza cyangwa icyo cyubahiro wumva ushaka, nuha iyo Mana yawe icyubahiro, Imana izaguha icyubahiro. Kuko ijambo rivuga ngo nimwubahisha Imana nayo izagira gute? Nayo izabubahisha. Imana ishimwe. Iyo witegereje ubona abantu benshi baragiye basubira inyuma, baragiye bananirwa, baragiye babura inzira, ariko ijambo riravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu n'umwe ujya kwa Data atari umujyanye. Imana itugirire neza. Twasomye andi magambo ari mu byakozwe n'intumwa. Aha ni Paulo ari mu rugendo. Ku basomyi ba Bibiliya bavuga ko ku gice cya 27 cy'ibyakozwe n'intumwa ari rwo rugendo rwa nyuma rwa Paulo rw'ivugabutumwa. Paulo rero muri iki gice
no mu gice cya 28 ngo bari mu rugendo bagenda ngo bahura n'umuyaga. Umuyaga urahuha, ariko turi kumwe. Umuyaga ugira ute? Urahuha. Ngo abantu batangira kujugunya ibintu byabo mu mazi kugira ngo ubwato bworoherwe. Umuyaga uba mwinshi cyane, ariko Pawulo umugaragu w'Imana yinginga Imana, arayibwira ati ndakuzi neza, twaragendanye, ntabwo ndinda kubwirwa ibyawe. Arasenga. Ngo amaze gusenga marayika aramusura. Ngo arangije kumusura aramubwira ngo witinya Pawulo, haleluya, kuko uzahagarara imbere ya Kayisari. Ngo kandi muhaye n'abo muri kumwe bose nta muntu n'umwe uzagira icyaba, kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Cyane Imana iri jambo mukaryumva. Pawulo arasenga yumva ijwi ry'Imana, abona marayika amuhagaze iruhande. Dore marayika ahagaze iruhande rwawe, arakubwira ngo witinya, kuko uzahagarara imbere ya Kayisari. Bwana sifiwe. Amen. Turi kumwe. Witinya. Pawulo yari mu muyaga. Umuyaga wari umuteye ubwoba. Abantu benshi batinya umuyaga, ibigeragezo, intambara, ibibazo. Imana iramubwira ngo witinya. Imana ishimwe, kuko uzahagarara imbere ya Kayisari. Imana itugirire neza. Muvuge ngo amena. Pawulo akimara kubona ayo magambo, ariko ndumva nafashijwe jewe. Niba namwe turi kumwe simbizi, ariko mufashwa n'ijambo mu izina ryaye. Nirukanye imyuka yababuza gufashwa mu izina ryaye. Ibintu bya filozofi by'abantu biveho. Imbaraga z'Imana ziracyakora, imbaraga z'Imana ziracyayuho, urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Heto payini kide sayi, kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Kandi ijambo rivuga ngo yewe muntu uvuga izina ry'Uwiteka ujye ubanza uve mu bidatunga. Imana ishimwe. Amen. Pawulo ahagararaho, ngo ijwi riramubwira ngo bwira abantu muri kumwe ngo mwese muzarokoka, ngo kandi abantu batazi koga nimwirohe mu mazi, murafata agace kakabaho. Abazi koga mwebwe nimwinjire mu mazi, mugire gute? Mutangire mwoge. Abazi kugira gute? Murabyumva ndi? Urumva papa? Abazi mwirohe, mutangire mugire gute? Mwoge. Haleluya. Bwana sifiwe. Abazi koga mwirohe mu mazi, mutangire mugire gute? Mwoge. Abatazi koga namwe banyantegenye, namwe nimwirohe mu mazi, mufata agace kakabaho mukogereho, murarokoka. Impamvu Pawulo yababwiye ayo magambo, yarababwiye ngo dore inkuge murimo igiye kumeneka, igiye gushinga umunwa ku butaka bwo hasi. Ariko nubwo igiye kumeneka, marayika yahagaze imbere yanjye arambwira ngo mwitinya, kuko muzarokoka. Kandi nizeye Imana yavuganye nanjye. Nimuhumure mwa bagabo mwe, ntacyo muzaba. Kandi n'ibintu byose mwabuze muzongera mubigarurirwe, kuko muri iyi nyanja twatakaje byinshi. Ariko nimuhumure. Muvuge ngo amen. Pawulo yizera icyo yavuganye n'Imana, ngo maze biroha mu mazi. Umuyaga wari mwinshi, biroha hehe? Batangira koga. Ngo abatazi koga ngo bagafata akabaho, ababuze akabaho bagafata agace k'akabaho. Ndashaka kubona abantu babonye Imana ibaha akabaho bakakongeraho batabashije. Ndashaka ko muzamura amaboko, ababyeyi bakavuza impundu, abagabo bakayikorera amashyi. Heto payeti, ababonye akabaho bakagenda boga bakoga, bakaba bakiriho. Ukuri k'Uwiteka agiye kuzana kandi kabaho, ububyutse bukongera bukaboneka. Izi ntebe zigomba kuzura mu izina rya Yesu. Akabaho. Pawulo, ariko ndumva ijambo rifashisha. Pawulo umugaragu w'Imana ntabwo yatinye umuyaga, ntiyatinye ibyari bimuteye ubwoba, ahubwo yahagaze ku ijwi ry'Imana. Ubundi Imana irashaka kugendana nayo kandi ukagenda ukiranutse, kubera ko nukiranuka
ijwi ry'Imana rizagumana nawe, uzumva icyo Imana ivugana nawe, ariko umutima wawe nusubira inyuma kubw'ubutayu, ibyo rwose ndagira ngo nkubwire ko uzaba watandukiye. Hari ikintu Imana irimo ivuga, iravuga ngo nimwubake ku rufatiro ari rwo Kristo, kuko nirwo rutanyeganyezwa. Muvuge ngo amen. Ntabwo ndi butinde cyane. Pawulo ngo nk'uko Imana yabimubwiye bose bararokoka, bava muri ya nyanja, ngo n'ibintu byabo barabibona. Mbibutse ko ubu bwato bwari burimo abantu 272. Aba bantu 272 bose bararokotse nk'uko Pawulo umugaragu w'Imana yabivuze. Ubundi ikintu Imana ivuga iragikurikirana. Sinzi impamvu abantu bagira ubwoba. Ubundi Imana irenze ibitekerezo by'abana b'abantu. Imana irihagije, Imana ifite imbaraga. Icyo waba wicaranye icyo ari cyo cyose, ni Imana inyuranye ibihe bikabaho, itegereje ibyo yaremye, ijambo rikemera. Tunezerewe tubabaye byose niyo, kandi yarivugiye ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganiye. Ariko ntabwo mukubyumva, muragira ngo byegere. Nzakugenda imbere ahataringaniye ngire nte, nzamenagura ikintu bita inzugi z'imiringa n'ibihindizo bicamo kangahe? 2. Ku musozi w'igikundiro aho abera bategerereje, aho niho jyewe nzicara, aho niho nzaruhukira igihe nzaba shoje urugendo. Abazaba barasinziriye n'abazaba bakiriho, tuzumva impanda maze tuzahurwe dusanganire umukiza wacu. Tuzamara igihe turi kumwe na Yesu, adupimira imirimo myiza twakoze, imirimo twakoranye urukundo tuzayihemberwa. Umurimo utakoranye urukundo tuzawuhemberwa, imirimo twakoranye urukundo tuzayihemberwa. Haleluya! Muri iyo mirimo myiza harimo kuririmba, muri iyo mirimo myiza harimo gusurana, muri iyo mirimo myiza harimo gufashanya, muri iyo mirimo myiza harimo gusurana. Yesu azazamuka itorero rye, aje kurimurika mu maso y'Imana, azafatisha uwo munsi izaba ari irye, azaganirira Data wa twese ibyo yakoye umugeni, ibyo yakoye umugeni. Atuyu niwe watumye mbiri ibyuya by'amaraso, atuyu niwe watumye nambikwa ikamba ry'amahoro, atuyu niwe watumye nkubitwa bya bikoni, atuyu niwe watumye nambara ikamba ry'amahoro. Ati nguyu umugeni wavuye mu bise by'amaraso yanjye. Bizaba ari ibirori, bizaba ari ibirori, bizaba ari ibirori, bizaba ari ibirori. Hazabaho umwanya mwiza wo kumva indirimbo. Kuri uwo munsi kizaba ari igitaramo, tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose, tuzumva iyindi ndirimbo y'umwana w'intama w'Imana, tuzumva iyindi ndirimbo y'umwihariko. Imana Data ubwayo ntizayituririmbira. Mutekereze kumva Imana irimo kuririmba, tekereza kumva Imana yatuye ikaririmba. Izaba ari
tuzajya mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Niba imfatiro z'umukiranutsi zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Umukiranutsi yakwizera. Imana ibahe umugisha. Imana ibagirire neza. Imana ibambike imbaraga. Ndashaka ko twinjira cyane mu mwanya wo gusenga. Iyo witegereje ubona abantu benshi baratebutse. Hari abantu biringira ubutunzi. Umutunzi yabubura ugasanga ananiwe gukizwa, ugasanga ananiwe gukorera Imana. Ariko Bibiliya iravuga ngo ubutunzi bujya butera amababa bukigurukira bukagusiga. Iringire Kristo wenyine, niwe utajya uhinduka. Ubaka kuri Kristo, niwe rutare ruzima rutaneganizwa. Amena. Amena. Iyo ngeze hano numva nibutse amateka y'ibintu byinshi Imana yagiye inkorera. Imana ishimwe. Njya nibuka ukuntu naje hano gusenga ndi kumwe n'uriya mama Diane. Hanyuma nari mfite umwana wagize ikigeragezo, wonyejwe amashereka yanduye, ariko bamfasha gusenga Imana, bamfasha kwinginga Imana. Umwana arakira, umwana aba muzima. Hari Imana dufite ikora ibyo abantu badatekereza. Jewe mbeti mureba mba naragiye kera, mba narapfuye, ariko Yesu Kristo aranganira, yacyari muzima. Nibuze iminsi ya kera. Ndebye imirimo y'intoki zawe. Umushumba ko ndeba atandeba ati ntazi ko mba narapfuye. Amen. Mba nararabye. Dawidi yaravuze ngo mba nararabye. Umushumba urabyumva? Iyo ntizera ko nzareba kugira neza kw'Imana. Imana ishimwe. Amen. Nigeze niga mu kigo cy'abamizirima bakatubuza gusenga. Umunsi umwe ndagenda njya muri dushe. Ni agace k'ubuhamya nshaka kuba muri dushe. Bakajya bavuga ngo mwese mujye musenga Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahir rahmanir rahim. Ngo Mana nyirimpuhwe nyirimbabazi, Mana itabyarwa, ariko Yesu yaratubyaye. Ijambo ry'Imana bavuga ngo dore turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa. Ariko icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Ndagira ngo mukumbure kujya mu ijuru, tuzajya mu ijuru. Amen. Icyo kigo ngigaho, rimwe rero numva ashatse gusenga. Ndagenda njya muri dushe ahantu quelque part ku ishuri, hari muri recreation. Ntangira kuvuga nti Mwami Yesu, waturengeye natwe muri iki kigo ukagaragaza imbaraga zawe. Kumbi hagiye yasohotse, arimo aratega amatwi, arimo arumva ibyo ndimo mvuga kuri ako karyango, atembera ikigo cye. Ayumva ngeze ahantu, numvise isengesho rimanutse, numva sinzi ukuntu bigeze. Ndavuga ngo Mana, n'umubabaro mwinshi, reba nawe iyo ufite uko ujya usenga wiherereye. Ndavuga ngo abasilamu ndabakaranze mu mavuta y'agakiza, aba bantu batizera Imana b'abarozi mu mavuta y'agakiza, mu gitunguru cy'ibyiringiro, mu cyungo cy'amasengesho, mu kimamiyo cyo kwizera. Nkajya numva barimo barasha. Uko ndi gusenga ntaranga, nkajya numva hari izindi mbaraga z'Imana zimanuka. Ndasenga, kumbi yateze amatwi arimo aranyumva. Agera ahantu noneho mvuze ngo nahaji, kandi yari nyiri ikigo, yari Beteli. Ntanjye avuga ngo nahaji, ndamukaranze wa Mana we, dore abuza abantu basenga Yesu gusenga. Ndamukaranze, kumva ateze amatwi arimo aranyumva. Arazamuka ajya mu bayobozi aravuga ati ba banyeshuri basaze, muzi ibintu bari kuvuga ngo barankaranze ngo mu mavuta y'agakiza. Ngo qu'est-ce que ça veut dire amavuta y'agakiza? Yayabwirwa n'iki? Yabwirwa n'iki? Ubu n'abantu batumviye imvugo hano. Uri utagira ishaka ryo gusengera abandi ngo bakizwe, ubwo se waba warahamagariwe iki? Noneho arangije aragenda aravuga ati mubandikire ikintu bita ababyeyi. Baranyandikira, babyeyi dufatanyije kurera uyu mwana, turamuboherereje kuko ahindura abandi. Igipapuro ndagifata. Igipapuro maze kugifata ndavuga nti ariko Yesu, ko numvise bavuga kugira neza, nubwo ndi umwana ndashaka kubona ineza yawe. Amen. Tekereza icyo gihe nigaga mu wa 3 segonderi. Arangije aragenda afata ababyeyi dufatanije kurera uyu mwana, turamuboherereje. Ababyeyi ndayifata, nifashe nijoro nigira hejuru, munararaga hejuru. Ndavuga nti Mwami Yesu, dore ngiyi babyeyi, ni none iyi babyeyi ndayiguhaye nawe. Nindongeye ndabakaranganye n'iyi babyeyi cy'ibyiringiro
byiringiro buryo wowe ukababarire Satani kuko inama wakugiriye mu cyungo cy'amasengesho n'amasengesho ajya akemura byinshi mu kibaniro cyo kwizera uko ndi gukaranga nkumva muri gihe harimo ibyiringiro. Noneho nijoro rero umunyeshuri umwe arota umuriro avuze induru ati ndahiye ni Matrice we aba aturumbutse yambaye ubusa ngo arahiye. Ahishijwe n'iki? N'iki? Yesu afite imbaraga mumumera icyubahiro. Ubundi yabishatse ibi ngibi urimo wigira yabishatse yakugenza uko ashaka. Barangije baraduhamagara baragenda bahamagara abantu bose basenga abahaji ati bajya mu musigiti gusenga ngo bamenye ikibazo cy'uwo muriro kuko barebye amashanyarazi babona nta kibazo afite kuko bavugaga ko amashanyarazi yakoze sirikuru ariyo mpamvu bari kubona umuriro. Buriya Imana ishobora guteza ikibazo kugira ngo ikemure ikintu. Buriya umuntu udakijijwe ashobora kubona umuriro kandi abandi batawubona. Ariyo nzira Imana yashatse kunyuzamo agakiza bakajya babona umuriro bavuza induru umwe arasohoka bose barasohoka baragenda bajya gusenga babyita kusari mu rurimi rwabo batangira gusenga ngo bagiye kubaza umwami w'abami ikibazo cy'uwo muriro. Barabajyana mu musigiti bakajya binjiza amari benshi hari nka 10:00 twibereye hantu turacyakaranga hejuru. Imana yumva gusenga nta bindi bintu Imana igira. Iyo ufite umutima ukiranuka Imana irakumva. Amen. Baragenda babajyana mu musigiti uko batangiye gusenga mu musigiti Allahu Akbar iryo sengesho rya kwica umubu ari wo woroshye. Barasenga bameze nk'abaganira natwe turimo turakaranga mu mavuta y'agakiza igitunguru cy'ibyiringiro mu kimamiyo cyo kwizera tukajya twango turi gukaranga. Imana irimo iramanura imbaraga zituma abantu bakizwa zituma barangije baravuga bati aba bana bari gusengera bakajya ubwo umwana umwe yari uwo mu gisekuru cya Hagi akajya ngo abona na Hagi ari gusha akavuga ati nawe uri gusha ati na nyogokuru ari mu muriro ati baba kafiri nibo batari gusha ati bimubwire baba kafiri baba aribo badusengera. Abakafiri ni ijambo ry'icyarabu rivuga guhakana cyangwa abahakanye. Baraduhamagara ngo tuze dusenge. Reba baba kafiri rero babujije gusenga batemerewe kuvuga Yesu mu kigo tutambutse mu cyubahiro cy'Imana tuvuga tuti Imana ni wowe ukwiriye imbaraga n'icyubahiro no gukomera n'ibyawe turatambuka. Ndababwira nti nimubazane tubajyane muri dushe niho twasengeye. Ntangira gusenga noneho se turi kumwe dutangira gusenga Mana turabakaranze mu mavuta y'agakiza noneho tukabakaranga tubareba tugakingura akadushe tukabinjiza tukegeka tugashyira mu kanya turabasengera baturanye agakiza batura ibyaha bavuga ibyaha bakoze ibyo babahaye bibarinda. Ubu mureba hari abantu bagendana ibintu bibarinda ubu babona naho barimo barabahaye nk'akantu ngo kazajya kamurinda ariko mu ijuru hari Imana yakurinda utiriwe wiyambaza ibyo bigirwamana bitavuga n'ibikore. Imana itugirire neza Imana idutabara Imana iturengera. Ibyari ukwirukanwa baratubwira ati ngiriya sare mujye musenga kubera ko abantu bari bakiza abadayimoni. Umwe arareba aravuga ati ibi bintu byo kurota umuriro ndabona ari amagini matagatifu. Amagini matagatifu mwigeze muyumva mwebwe? Babishakiye andi mazina ngo ni amagini matagatifu. Abantu barabitagatifuza. Ubundi byera biba byera ibitera ntibyera niko ijambo ry'Imana rivuga. Pawulo rero nsoza tugiye gusenga ageze mu bice 28 ngo igikururuka kiraza kimuruma ku gikonjo ngo arangije arasenga ngo kimaze kumuruma ngo akunkumurira mu muriro ntiyagira icyaba. Ku murongo wa 6 mu bice 28 murongo wa 6 ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse barabibura barahindura baravuga ngo ni Imana. Imana igiye gutuma bahindura bavuge ngo ni Imana batangira kuvuga ngo ni Imana kandi bavugaga kwidacurwa kibera itari bumukundire kubaho. Hari ibintu biri kuvuga kutazabaho
rya Yesu. Hari amakuba n'ibyago wacagamo, ariko Imana irashaka gukizwa. Muhaguruke dusenge. Ngana ku musozo, wakiriye Yesu, waramwizeye, wubatse kuri uru rufatiro. Imfatiro zose zizasenyuka, ariko urufatiro rw'Imana biravuga ngo n'ubu ruracyahagaze, kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Biravuga ngo kandi yewe muntu uvuga izina ry'Uwiteka ujye uva mu bidatunganye. Imana itugirire neza. Mureke dusenge Imana. Mwami Imana yacu, Imana idakiranirwa, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, Imana yera, Imana yihagije, Imana igica urubanza mu rukiko rw'abera. Duhagaritse imbaraga z'abadayimoni, duhagaritse gukora kwa Satani. Imitima y'abantu tuyigomororeye Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu bacitse intege, hari abantu bananiwe, hari abantu bananijwe n'urugendo, abandi bananijwe n'umusaraba, ariko Imana ihindura. Turahamagara imbaraga z'ijuru, imbaraga zibiri zindi imbaraga, imbaraga twabonye ku nyanja itukura, imbaraga Abisirayeli babonye, imbaraga zarituye inkike y'Iyeriko. Izo mbaraga duhamagaye ziriture bino bibazo, ziriture bino bigeragezo, ziriture amakuba n'ibyago. Eto paya kide, reka abantu bubake ku rufatiro, reka abantu bubake ku Mana, reka abari baguye babyuke, reka abari bananiwe basubire mu nzira, kandi reka abarwayi bakire. Izi mbaraga z'Imana zibyutse n'uwaruguye. Turasenze, turagushimiye, tuzamuye amaboko, twakiriye Kristo, twakiriye urufatiro rugiye kunyeganyeza, rukagenda imbere y'abantu bose. Reka abantu bubake kuri uru rufatiro, reka bamenye ko isi izarangira, reka bamenye kwiringira Imana, reka bamenye kuyizera. Yesu uracyari Imana, ivuga bikaba, uracyari Imana, itegeka bigakomera, uracyari Imana, ihindura amateka. Niwabwiye abantu ngo ntibatinye, kuko ugiye kubangamiza Yeriko, kandi Yeriko babonaga imbere. Heto paya kidesayini, ntabwo izongera. Ababonaga Yeriko mu rugo, reka ntibizongere. Bubaka izi ngo zari zisenyutse. Heto paya kidesayini, tanga ubuzima ku bari bamubuze. Thank you Jesus. Turagushimiye, turagushimiye. Tuzamuye amaboko, twakiriye rino jambo, twakiriye rino jambo, twakiriye rino jambo. Reka rihindure, kandi abatari bakijijwe reka bakizwe. Reka bamenye Imana, abari bananiwe urugendo, ababonaga bicitse, reka bongere basubizemo imbaraga. Abavugaga ko batazarama, reka barame ku ijambo ryawe. Abavugaga ko batazakora, reka bakore ku ijambo ryawe. Abavugaga ko batazakira, iri torero risabiye ububyutse, iri torero risabiye ububyutse. Reka ububyutse bwongere buboneke. Wavuze ko ku musozi w'Uwiteka igitambo kizabonwa, reka kibonwe Mwami. Reka havuye iriya ntama ku bwa Aburahamu, hava igisubizo cya buri wese, hava igisubizo cy'uyu mubyeyi, hava igisubizo cy'uyu mugabo, hava igisubizo cy'abashumba bacu, hava igisubizo cy'abatekinisiye, hava igisubizo cy'abacuranzi. Niwato paya kide, zenevo kide sayine. Reka imbaraga zawe, reka umwuka wera, reka danse mwuka wera w'Imana, kwika ibidakwiriye, kwika ibitagira umumaro, kwika ibitari bihagaze. Igiti cyose data kate turakiranduye mu izina rya Yesu. Igiti gisharira turakiranduye. Eko paya kide sayine, turakiranduye, 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 turakiranduye. Eko paya kide, zenevo kide sayine. Izina ryawe niryubahwe, impinduka izanwe n'umwuka wera iboneke hano hantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ibambere umugisha. Mbwira umuntu muri kumwe ngo havuye iriya ntama ku bwa Aburahamu, hagiye kuva n'igisubizo cyawe. Genda wizeye. Arabohora